Tell him English. Tell you mubwire mu cyongereza. mubwire guki ntabwo yize nyine mubwire twumve ko yize nawe. Naburi byo mubwira se mubwira kwa ko ni ngo ne bari prophet ni bari ibiki. Are you stupid? No, Nemabondo is stupid. Is stupid? Yeah. Of course. Exactly. Nemabondo, you are stupid. Yeah. No way. You are stupid one. No, I don't know. You are foolish. Why? I don't know for what. No foolish. Only stupid. You're a dog. I am smart. You're a dog. Me, I am smart. You have to say I'm stupid. You are stupid. Me, my wife, my house, my children. Ngo wife ni ubuzima. Muri social media. Shadra abantu bari. Umunsi umwe nari yananzemo. Na Jeta Africa nawe wamutanzemo. Igihe cyaranditseho. Abantu bari. Wowe ntani tukatubaza nura mu cameraman. Wari mubaza arakubwira. Niwe muntu banza wumve. Izina Prophet ntiryamamaye. Izina Prophet ntiryamamaye man bro. Ariko nawe Jeta Africa yakuzimije. Aranzimye gute? Yaje uyu ngo yaje kuri mama Siya. Naje kuri mama wawe ahubwo. Wabyumvije? Ariko ruvango nawe niwe muntu wa mbere n'ubwo yicaye hangaha. N'ubwo ndi ruhana dafite ikintu amaze. Ariko uzi ko ngiye kujya muri studio nawe uyu munsi. Urumva hafi ya hari icyare nakibonye ngiye gutembera n'icyare kimware pre ushakashira muri icyo utaramagara se 002 ntago baguhamagara wowe kubera iki nta kikuvamo. Hanyuma abanyarwanda ladies and gentlemen kamaze masuza aho narinuye ntabwo ari muri wa Rwondo warayimutse wagegeraho ubusaba ko kunya Rutarama narababwiye mwanga kumva ariko mfite indirimbo festival itwa Naragusariye buryo urukundo ni wowe warutwaye. Reka ntangire nshimira abantu bamaze gukanda subscribe kuri Oxygen TV nkuko mutubona uyu munsi murabona ko twazanye abastari b'umujyi. Nta abastari barimo n'amabanda bise. Oya wazanye Fireman. Oya nasanye abastari b'umujyi. Vango wazanye Fireman uzanira Bruce Melody. Nje ndi Bruce Melody. Ariko nyine ubu nuvuga ngo kintu oya banza wowe. Tepera Bruce Melody bahuri nje urabona ikintu kwerekana ko ndi umustari. Ubu ngubu bose turavuganye wa nyiri BNB FM agiye koma kazi gahoraho. Abaturage barankunze ku buryo buriya cyane ko turimo turavugana. Arahambwe ati bonye amabondo bitewe n'ibintu za ugakora kuri radio yanjye na televiziyo. Utaramagara se 002 ntago baguhamagara wowe kubera iki nta kikuvamo. Hanyuma abanyarwanda ladies and gentlemen kamaze masuza aho narinuye ntabwo ari muri wa Rwondo warayimutse wagegeraho ubusaba ko kunya Rutarama narababwiye mwanga kumva ariko mfite indirimbo festival itwa Naragusariye buryo urukundo ni wowe warutwaye suko kubeshya naragusariye bebe ingahora muri biganza mutegarugore mwiza uhora waka sinagusiga ibyapa ni wowe bwiza bw'amashela Yes, inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira abakunzi bacu mwese amaso merekeze kuri Oxygen TV nukuvuga ngo ni channel uri umusore cyangwa umugabo umwuka umusore cyari singutanyicira isoko ni kuvuga ngo cyari umusore badiaspora bo hanze mwagumiwe badiaspora mushaje badiaspora ngo mudufasha dore tuboneye umugabo sikabaye gacino twava gutse ko turimo turavuga bagurye ibintu bikazumvikana ndimo ndavuga namwe mukavuga kandi muvaga baza mu cyuma sha narababwiye Nyarudara akiri yavuga ntago waza gukora muri studio udafite ngo icyuma kuko bisaba inuza nyinshi. Bakuzi ba Oxygen TV muraho neza ndimboneza amakuzo tabangire ku rugamba mushaka mutagira imbeho umuntu nkaba rwisendekeza muri marwa muri mutuma jya ku rugamba nkabe ndatirwa bahize mikotanyo ry'abahize umugambi nyabutahana ndi ruti ndiri cumitani bakorwa mudatinywe intwari zisingije guma Hey urugendo rw'abarabe Isirayeli urugendo Imana yatangije akaba ari nayo urangiza imitima yinangiye barimbukiye retekere boleta ya siri mana benita sti Yesu mana ndumva rezo MTS manutse izo ndimi ne wazivuga utangwe
petika weva ngo parimbukiye mu butayu uretse noheri na nyamabondo abagabo imana yishimye hakiyongeramo na ogisijeni. uri umugabo ndi umugabo wande kuko ariko rero abakunzi b'iki n'iki noneho noheri yabyishe byose ubu yasutse oya kuvuga ngo umusatsi yabaye ariko kuzurebe ni neza yabaye makobwa ariko noheri yavuye muri ADPR none oya kuri troneri inyuma noye sana uzamenya ubwenge ryari koko ariko noheri ADPR ayisezereye ADPR segeza mu ADPR muri ADPR ni ibi je n'ubundi cyari mu ADPR nta nibyo ari byo ADPR se biri nibice babirya mu ki nimuze turebe imbere dutegereze igito buri muntu mwitorero abuhejejwe muri Yesu twe nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. ubu se ko Bruce Melody rimwe na rimwe ajya karaga ntavuga Imana, ubu se barufa rwirangira ntibavuga Imana. Impamvu nasizo tuno tukurenga umusatsi wanjye ukure ndashaka gutereka umusatsi. Utu tuntu rero ni utuntu twiza nasukishije nagiye muri Kigali Clipper Zone wa muniga wanjegera we wanjegera sura bajya gusukira rijya muri Banyahe uzira banyuma ko ubundi utu tuntu twamuhagaza amadolari ibyo ndiravuna arimo arigana jita oya imbere y'Imana ntabwo bamusutse nk'utu kandi nawe wowe uvuga ko ushaka kusukisha ngo twaturi turyamye gute wowe wowe nzadusukisha ariko mu gihe runaka urakoze cyane reka genda umukire ntabwo ni mugenzi wanyu wanjegera none se ndi umukire hanyuma abanyarwanda kazirata urumva mu minsi mike ngiye kubaha indirimbo yitwaho nari inuye video ya official yanjye ari remix ariko mwese mugiye kwigana Gitaf oya Gitaf indirimbo batambutse uvuga ngo Gitaf batambutse Gitaf n'umuhanzi akiri ku rwego rwacu Gitaf ari uwo musitari indirimbo afite nini ifite abaswa 25 ariko Gitaf afite miliyoni 1.2 indirimbo ubutumwa bwo aragitosa ari mwe butumwa ariko ndirimbo ngo aho narinuye ntabwo ari kandi ari utuye wanjegera bo muri chamburete uzabivuga wagiye mu yindi Gitaf n'umusitari ubu nuvuga ngo ngiye bonahe umunsi nagiye mu nzu yanjye ukaza ukayiririmba ukavuga atonya ngo ndari tuye nagaragituye uvuga bikaba yategeka Gitaf n'umusitari kuri ubu ngo amuhindaboze kandi waje muri video y'indabo zanjye yaraje banza wumvise yaraje ibintu byose Gitaf arabipfundikira indirimbo z'abanzi bakomeye nka Kanisoro ibara mupfurire bamukira mu gikarito papa cyangwa yasoye indirimbo iri kubica y'urukundo tumaze kurya yagira miliyoni abo yamamagaye mu gitondo iyi studio twica papa cyangwa yamamagaye mu gitondo ngo habuze piano ubundi ngiye harimo piano nibwo nuzuzwa mute nkuririmbira ngo nibutse cyagiye yasageze kwa Lazaro icyo gihe yahakoreye ibitangaza nibutse cyagiye Abisirayeli ku nyanja itukurayo icyo gihe yazuye umwana w'umuntu tibanu b'Imana mureke ngo ubufirawuni ni ubuki ntabwo ubufura rubuzize ubufirawuni ubufura nibwo butinganyi uko biri bivuga ntabwo bivuga batinganyi uko wayobo y'Abisirayeli ukabambutsa ya nyanja itukura ukabageza i Kanani Mana uyobore Gikeri Nyamabondo Mana uyobora abasenga Mana uyobore Gesijeni Mana uyobore Nahori Mana uyobore King Noheli Mana kumutaririmba predisi iriarendi jona troveka jomo promene seteni no ibyo bintu by'abantu bize karirengurengura reba kanjenje karirengura twe buri dusa twene dingi ariko uzi ko ngiye kujya muri studio noneho uyu munsi urumva hafi ya hari icyare nakibonye ngiye gutembera n'icyare kinkware
play ushaka gushyiramo na pompo noneho nagiramo pompo aha niwemera pompompo baby mbwini baby wanjye mboga zangu kurebera mu madirisha nkagendera mu nzira zawe niwemera pompompo mikono mahali mboga zangu hajya baririmba gutya tijana nililala uryo biririmbo byanyu mubifanye nikakuza wari mwese biririmbo wowe yakoyo mupenzi mwenzangu binaniumiza hari indirimbo yitwa kidendezi wabuyizi iravuga ngo hari umurwayi wari ku kidendezi ariko indirimbo si yawe yaramaze igihe kirekire imyaka 38 bari bahamugejeje hakira umwana mutoya abandi barwayi barazaga bakabajugunya muri iyo kidendezi maze bagakira yareba hirya no hino akabura umutereramo Yesu ahageze yitambukira mwana akari umukozi wanjye waruje w'umukobwa ntabwo nabanza nkamvugisha nta kibazo nk'uko mutubona no kuri kamera za Oxygen TV turi muri studio murabona ko twizihiwe turishimye cyane turi kumwe n'abastari b'umujyi kandi murabona ko bari kudushimisha ku bintu bigiye bitandukanye ariko twari turimo turaganira murabona uno mupapa Nyamabondo mubona ku ruhande rwanjye numwe uri muri ya kiramaga kwa gace aho mwana kiramaga kwa gace aho rashaka kunywa no nta kibazo nta kintu no kuvuga ngo aho ni wa mupapa waje muri yandirimbo ya The Ben yitwa Indabo zanjye ku bantu bayizi aho twari turi mu minsi mikuru harimo competition ya Bruce Melody na The Ben ariko uyu munsi tugiye no kuganira kugira ngo bashe kumenya video uko byageze cyangwa se ukuntu nyine situation yari imeze ariko turibuze kuza kubaza koko nyirizina Nyamabondo afana Bruce Melody afana The Ben mumera shafatira akantu gatokira kuri TikTok ku munota umwe n'uburenze Nyamabondo turimo hano kuri studio za Oxygen ndashaka kubaza nyirizina wagiye mu ndabo zanjye kandi warambonye narakubonye ariko ndashaka kubaza kuko ari abantu batabizi bakora Oxygen TV nshaka kubaza uri umufana wa The Ben umufana wa Bruce Melody ngiye mfana Kinyusi man 001 uri umufana none ko twakubonye aho The Ben yakugiranyaga na Bruce Melody kugira ngo wenda ubashe kugaragara kare akazi kana uriya na acteur nyine yari yatekereje igitekerezo ravate muri Nyamabondo nanjye byarafashe Nyamabondo yakoze ni content nkuko ubunange urabona turo tunasizeho ndadusizeho nka content ejo nshatse no mu kanyo shatse natangira muri soma bagati muhambure n'umusatsi wanjye bakuraho n'uruhu nibagata oye ntabwo bahita baduha batagucoze na hano ku ruhande ngo baze bagucoze oye urumva njye uyu n'umushuti wanjye watunkoreye n'utwubu n'umukobwa nabonye usa nabi we ndangije muha amafaranga nta mafaranga muhaye ni wa muniga ntabwo ujya wishyura ni umukobwa dukoze njyewe se k'abafana bajyana abagore n'abakobwa abamama bose ndabakuru turaganira aravanga mva nagera kwa The Ben ni ishyarire murye ni ishyarire kandi noheri ngafana Bruce Melody cyane igitangaje no kuntu mwese n'icyo kigo ana amafaranga kintu aramuha twebwe twirana amafaranga uzima Bruce Melody ngora garaguha Melody na amafaranga araguha ngera amaye 100 Bruce Melody mbabari uzama amafaranga urumva ko batagiye kunyurira kandi agukunda nushaka umbwire muhamagara giye maje kurya amafaranga yarega 100 na vugishwe no kuri kwimana yamwitaba ntabwo nuko atari Kigali ari Zanzibar ntabwo Bruce Melody yakwitaba dinde ari Zanzibar kuri baryo nongewe fitanye korabo n'umuntu witwa Ntuza Harmonize muzavugana ikihe kiri imbese ko nta manager ufite Safari ya Njema bisobanuye ngo wabundi Hawaii Uya kandi muzavuga niki ukavuga igiswahili unakupatia mzaza ninajua sana pokea sifa tuzavugana mani oya kuvugana mu giswahili tutaongea tutaongea ariko jamaa waburi ujya muri ya video wabonaga nyine wumvaga bizagenda bite man no kuvuga ngeze kujya muri video urubona video ya mbere naringiyemo ariko urumva nyine byari byiza cyane kuko bikuzamurira urwego ariko ziko Nyamabondo rubwo avuga ngo gitafu ngo amaze kuturengaho ziko Nyamabondo ari we muntu waje muri social media agahita yubaka ikintu kiremereye impamvu ni yiyi niwe muntu wahitinze atanyuze muri content z'abandi niwe waje ubwe avuga ati ngewe ndarya nje nkangunda tumuhagarara kunda duhagarara ku mutwe
Nyamabundi atangira kuzamuka gutyo abantu bakunda inonda yiwe bagenda bamukunda arazamuka abakire n'abari hanze baramukunda Nyamabundi ubwo ahubwo Nyamabundi afite izina renze rya Gitave uzimanvu hoye uzimanvu aragitosa akuru umusazi nawe we yaragitose nese indirimbo izabura y'imyaka ingahe none se mubaza pompompo isoka byagenze gute ni hari hahiye iracyavuga pompompo oya na Munyakazi n'ikivugo none se irana izavaho rero nta ndirimbo igomba kumara imyaka 3 mu Rwanda kuko hanze hari abana baba hahi umwaka nta ndirimbo nimwe igomba kumara umwaka none se Nyamabundi Gitave ntabwo wemera ko kuri hejuru ajyandi hejuru impamvu yabyemera muri Nyamabundi namaze kumumenya afite ikintu cyo kwigisha bugufi kwigira umwana mwiza afite ukuntu yagenda remeje kandi ni cyasa wabaza cameraman wabona cameraman tumaranye igihe nabaze kuri amakobwa yaturenzeho umugabo twa Sahuri yaryaryaga Dawidi ariko ashaka no kumwica Nyamabundi rero ni Sahuri Nyamabundi rero ni Sahuri uzibona abakoboyi bano bakoboyi harimo Nzovu harimo na Yakamwana uyu nguyu ni inyemera gato Ati gute ntabwo wakomera ko umuntu yakurenze ariko nawe arahantu mu Rwanda ubuse ko wubatse Gitave yarubatse ko yakubaka n'ubusitani ibintu bitandukanye mu Rwanda ubusitani bayemere kubaka mu Rwanda akomusara bayemere kubaka umusara bagomba kuyarya yazaragira akagangika mu Rwanda mu social media mu bantu bose mwabonye mu myidagaduro mu Rwanda ninjye mu style wa mbere hagakuri guki Gitave niwe wa mbere wayo mu Rwanda ninjye mu style wa mbere ijambo ry'Imana ngo mbere y'ukunda abantu bikatemera noneho karana mubonye yambaye imyenda y'ibikoboyi iriya myenda ariko ntuzayimwambuye indi niko gira myenda bagiye hano Nyamirambo urazi ko Silivizo no Nyamirambo bagiye Nyamirambo barikodesha amaze kuyikodesha Gitave arayitahana n'inkweto byose yanze kuyambara avuga ati mugire kunyi ibindirimbo mu njijishe iya mbere muyikubise koperative kwica no yanjye iya kabiri yageze arabivuga se yabivuze iya mbere bari kubise koperative irandiriba ariko baza kumubwira ko bakubise copyright twari kumwe twari muri hotel tuba turirira ariko Gitave urabona buri Gitave ameze nk'isamake cyangwa ihene nibyo byibagirwa vuba yahise byibagirwa uzo ibintu byabaye nimugoroba rero Gitave aze guhostinga aho bita Karawusi muri Nation gare ya Babinovio akimara kuhagera Gitave ntiyaririmbye ibyuma birazima ariko urumva iki kibazo nagari ibyuma birapfa umuriro uragenda abafana bagiye bari gutukana bimyoza imoso bavuga ngo tu ngo ndubundi ibintu baririmba ngo nabutumwa burimo ngo niyo banguzanye umwaka ariko si umwaka ahubwo ni ibyuma byazize ute Noheli ari mu bantu bashaka kwigana Gitave yifuza Gitave nari barakunda hit ariko yarayibuze bari ushaka hit Noheli shaka kudurogora umusazi njyewe ashaka kurarogora umusazi shaka kurarogora umusazi ndi guhitinga Nyamabondo rero uriya mugabo uriya mukameraman abimaze igihe kirekire mu bintu kandi aratuzi twese hori ntabwo uyu mutipe nakunda hit hiti se hori narongora babari numbize buretse gato yesu umuntu wagahita nindi kwe noneho urakabije yaje asenga n'ubundi ndacyasenga ahubwo buretse mubwire ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumara kurya mugahaga je ntabwo nibagiwe hanyuma hori mbarumbize ukuri uyu mwaka uvuye muri 2024 ninde wari umusitari muri social media muza kumpiga munsa ntawe ugeza guhiga Nyamabona gutanze muri social media shadara abantu bari umunsi umwe yananzemo na Gitave ariko nawe wamutanzemo igihe cyarayanditseho abantu bari wowe ntani tukatubaza nura mu cameraman wari mubaza arakubwira niwe muntu banza wumve izina Prophet Noheli ryaramamaye izina Prophet Noheli ryaramamaye man bro kwisi ariko nawe Gitave yakuzimije aranzimye gute yaje uyu ngo yaje kuri mama Siya nagize naje kuri mama wawe ahubwo wabyumvije ariko ruvuga ngo niwe muntu wa mbere n'ubwo yicaye hangaha n'ubundi ruhora dafite ikintu amaze nawe arizetse ngo ngo nibyo koko ubundi umuntu witwa ikiriye nsigaye mukundira kurusha ibindi ntabwo ari yagisona gutyo ntabwo yagiye akagutyo hafi ikiriye nsigaye mukundira kurusha ibindi Noheli nuko byibura we mureke
mureka ngo ikintu rero nsigaye mukunda kurusha ibindi wenda kurugira nuko amaze kumenya ubwenge amaze kumenya uburyo nawe yakwishyuza nta wundi muntu ubimufashijemo ikintu ushaka nuko ava muri uriya mwobo n'akajya mu nzu y'icyuma kimwe na saro akaba umusore mbere ufite utuntu twose mu nzu nta muntu agitakira akivuga ngo bimeze gutya uruto rwo rugenda nta mwana uvuga agahita yuzuye ingobyi rega kandi namara kutemera muri uriya mwaka zafite nk'abadiyasipora banakorera none mbere y'imana kandi bikubwiye ndabyakiriye mu izina rya Yesu ntabwo muhanuriye niko bizaba bimeze buriya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana hanyuma zana sha mwana we ntabwo ari iyawe wowe urimo kunywa inzoga mane tujya gushyira muri kino cyuma gase yaje ribisi wayimaze zana musukira nyine ariko kweri suka mano tuvanga ko wamukijijwe irakonje iyo ni konje imomire ikonje irakonje no imarazo yo ngiyo sinumva zikonje zose zikonje ariko mwayene nukwifuza iby'abandi we nawe nukwifuza umugisha wundi we nawe uwawe urawufite ujye unyurwa n'uwufite tuwe imbaraga ngaho nukwifuza iby'abandi we tujye unyurwa n'abandi we ndana nk'iyikonje niyo nsuka mu cyuma tidufite imana ya Aburahamu na Yakobo ngo yagendana nanjye muri icyo gihe nanjye ndahamya ko Uwiteka yandinze kandi na n'ubu ni nawe utugenda imbere uyu mugabo turamukunda cyane abanyarwanda afite ubwanwa wagira ngo niswa ziri kuva mu mwobo umva kandi debera umuntu rero utera kubwanwa gutya no mu rukundo ugiye kuyajyamo neza ubwanwa buravuna uzi ko utugura umukene utera icyaka n'inzara aba ari ruhaye nanjye niyo mpamvu urari icyaka ariko mwana mudushakira ibyo kurya pe turashonje aka gacaro y'abanyarwanda ntabwo kagabura gatanga ibyo kunywa gusa utazasebye Oxygen TV iyi niyo channel ya mbere abakunzi bo kuri Nyamabondo abakunzi bo kuri Nyamabondo mwihute muze kuri Oxygen abakunzi banyu muze kuri Oxygen kandi abakunzi banyu mujye muza muri channel muvuga ngo jewe mu kameramane shalom jewe nabonye binyangamugayo uriya mutipe arimo nabone niba yitwa ufite ikizina cy'abasaza ninde harya bajya kukagugu kukagugu samu gakire oya ngo niba yitwa nde niba arantwa niba ari ingwiki Antoine ufite izina ry'abasaza oya Oxygen ngo bakoresha inyangamugayo oya no kuvuga ngo mutipe no mu ntabwo njya mbona yizana kameze nka papa sava we uyu azakira buri abantu batinda gushaka barakira oya ntabwo aricyo bivuze ubuse ubwo utinze gushaka uburi ikibwa papa sava ko ari ikiremba n'uyu ni ikiremba hoya urazabirebe Garasiane bura n'umwe mu bantu batinze bashaka ikofu uyu bazakira ariko mwana banza uri umushi biragusa pe imbere y'Imana twagira ngo no kunkoma wabaye abashanura bazi abashaka baruba asha banza barafasha waragusaga ubugari uri umushi se niwe biramusa nariko naviturwa nk'ubwisekurume ni ruhe nae tell him English tell you mubwire mu cyongereza mubwire nguki ntabwo yize nyine mubwire twumve ko yize nawe naburi byo mubwire se mubwire kwako ni ngo niba ari brofamete niba ari ibiki ari stupid no Nyamabondo is stupid is stupid yeah of course exactly Nyamabondo you are stupid yeah no way you are stupid one no I don't know you are foolish why I don't know for what no foolish only stupid you're a dog I am smart you're a dog me I am smart you have to say I'm stupid you are stupid me my wife my house my children ngo my wife ni ubuzima ngo wife no you are not stupid yes of course yes Nyamabondo you are stupid uchi you are stupid me no I don't stupid nanjye gira nyine kimereza gutya nta kintu ntago nari mundagira Nyamabondo is stupid me no ori we me I am stupid atinga utangire ngewe I am a boss I am a boss yeah for what I am a boss for what no yes no to mereza gutyo ntacyo no yes of course no here hey hi 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 can you give me mouth ndaguha umunwa wanjye gutese
Tell me English. No. Why no? I know. Why no? Why no? Yeah. You bastard. No, do you have a beer? I know. You don't know. You don't know. Do you have a deer? Beer nyine. First of all, ladies and gentlemen, hajya abadamu babita ngo iki mu cyongereza queen. People. No. Neighbor. Women. So women. Ngo neighbor. Neighbor n'abaturanyi. Neighbor n'abaturanyi. Ngiye kubaza akantu kubaza neta gwifanta mbwira behind. Behind mu cyongereza ni iki? Behind. Yes. Behind. Behind. Yego. Self. Behind self. Behind in background. Dibrayman. Nyamabona uzuga kurusha icyongereza? Ni umusikama. Umuntu yabaye umusikama arafungwa. Nyamabo. What is environment of Rwanda? Ibyo bibaza kenshi kandi ibyo ngibyo ntago iyo ntago ari kate kubaza abantu nkatwe twasomye twebwe tuzi ubwo no heri his stupid. Umubajije ngo iyi ngiyi tukorwa muki cyangwa ikorerwa he cyangwa ituruka he ntiyakubwira ibyo ikorwamo. Yikorwa muri Skol. Yes, inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira twicaye kuri oxygen. Ni ukuvuga ngo twarabwiye mwanga kumva mwakudukurikira ariko tugeze kuri uyu mugabo mumurebe mumukundi cyane cyane abadiaspora mu nkora twahagiye isezerano yuko wongeye kujya hose muzamunshyigikira kugira ngo umuntu yabonye amafaranga nanjye ni ukuvuga ngo rujya kamamagara kampakazi kugira ngo tutiba nka none murabona mwaramufashije ava mu butinganyi avaho yararaga arimo kuba ahantu heza. Umutinganyi niwe wakibwa sobiretse harya toka genda umutinganyi nimero kuri we uri umusazi ariko umusazi ubyibushye abaho ubwo uhora ku kinini cyasiga hari ariko nohe hari umusazi ubyibushye urabona ni wowe Nyamabondo Dibrayman Nyamabo sibye ko noheri yabeshya ubwo niwe musazi wa mbere ubyibushye tubonye Nyamabondo shana umusazi pe ubyibushye abandi basazi bose no ariko uziko bararanitse iwacu uzi ko benda gupfa ngiye kuzakwirenza mu rugo zabugize imana none bapfa none se nubundi barashaje rozo ni baza ayo rubango wo kujya gukora wangara ariko Nyamabondo ngiye mfite gahunda yo kujya kumusura mu rugo yaranibarutse ku bantu batari banabizi bakurikira Oxygen TV. Nyamabondo ndimo ndapaka kuzajya kumusura aribarutse nshaka kuzajya kumuhemba banabimenye Nyamabo itazana batungura asiro uwo mukobwa ko nabonye ari mwiza warabikoresheje nimugoroba n'uwahe ameze nk'umusirimu ni wowe uri mwazanye mu rugo mani nakubwiye twigeze guhurana wagiye kumukamera yitwa nde sinzi izina yitwa Diane Diane mume nimero ye no uramumarisha iki zamukoresha ikiganiro zamushyira mu ndirimbo ariko izo ndirimbo zawe zitarangira abantu zibaye ashaka kuzadukubita hitingi ya G-Tough kandi nongeye nzabafatira muri gospel kuko ngiye ubundi njya kuvuka Imana amaye nta muntu muri gospel ugira direde oya mumbwire kankubwire indirimbo ivuga ngo amazi asumana nera ubwoba n'umuriro utwikana ntacyo uzantwara abanzi banera basubirayo birukayo ndi kumwe na Yesu ni yande nyine ni si yarufarguranye na Deben no rufarguranye yigeze agira direde ntuze nazo azagira none se Bruce Medukwa ni indirimbo z'Imana afite za direde burya no kuvuga ngo kura no guhimbaza ntago ari indirimbo z'Imana nanjye no ndi guhimbaza Imana ntacyo uzakora muri uzagorohako ntabyo uzakoramo cyane oya mva babwire abanyarwanda ngiye mujye mundeka ariko abanyarwanda kazi n'ama diaspora ngo babona bagitaje ifu kandi zatugwira umusemani Marite yaje ari mu urukumbuzi urayize Mani Marite saramuzo kiraho twumve Mani Marite ndamuzi kiraho twumve urukumbuzi kiraho hariya none nkwere Mani Marite yaje aririmba kiraho twumve urukumbuzi hano nashyushye sha kiraho urukumbuzi twumve nayibikiza akanyuze zaramura kantu kora n'ubutakaje kahamba yego
noneho hari tukatenga dukore dutangire dukore akaganiro k'umuriro tuma akandi kaganiro k'umuriro tugure ibyo twigendera